Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, Imana y'urukundo n'imbabazi, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. Imerera Mwuka wawe wera yende ku byawe, adishurire iby'ubwiru bwabyo, wadubashishe no kugendera mu byo waduteguriye, tugendera mu by'ijambo ryawe. Tugusabye twizeye kugiye kubana natwe ukadufasha muri mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru Imana nidushoboza tuzaganira ku mwifato w'abajya mu ijuru, umwifato w'abagenzi bajya mu ijuru. Kuri uyu munsi wa mbere rero turasoma urwandiko rwa kabiri Petero yanditse, turasoma ibice 3, umurongo wa 13 n'uwa 14. Ese ngo kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Imana tugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, muri iki cyumweru tuzaganira ku mwifato ukwiye abagenzi, cyangwa se umwifato ukwiye abantu bavuga ko bategereje kuzajya mu ijuru. Bibiliya iratubwiye ko ubwo dutegereje ibyo kujya mu ijuru, ngo dukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, nta kizinga, nta n'umugayo dufite mu maso y'Imana. Donc dukwiriye gushyiramo imbaraga kugira ngo hato hataba ikintu kitugaragaraho nk'ikizinga cy'ibyaha cyangwa umugayo mu maso y'Imana. Imana tugirire neza, kuko ijuru tuzataha, ababera bazaba nyuma y'ubu buzima ni ahantu haba gukiranuka gusa. Bityo ntidukwiye kubifata nk'ibintu bisanzwe. Dukwiye kugira umwete, dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzasangwe mu mahoro, nta kizinga, nta n'umugayo turiho mu maso y'Imana. Kuko ijuru tujyamo naryo ni ryo gukiranuka, nta banyabyaha bazabayo mu ijuru pe. Woweho rero ufite ibyo byiringiro byo kuzaba mu ijuru, shyira makete, wirinde, witwararike, wirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyakugaragaraho nk'umugayo cyangwa se kikakwanduza mu maso y'Imana. Abafite ibyiringiro byo kuzataha ijuru, muri byose birinde icyabanduriza ubugingo cyangwa se kikabagayisha mu maso y'Imana. Uko niko nawe ukwiriye kubaho. Uba ufite ibyiringiro, guhora uvuga ko uzajya mu ijuru, ugira uwo mwifato w'abakwiye kuzataha ijuru. Birinda muri byose ngo hato hatagira ikintu kiba nk'ikizinga cyabanduriza imyambaro yabo cyangwa se cyabanduriza ubugingo. Bakirinda n'ikintu cyabagayisha mu maso y'Imana. Uko niko nawe ukwiriye kubaho. Ukwiye kwitwararika mu byo uvuga, mu byo utekereza, uko ugenda, uko ubayeho, uko ubana n'abandi, ngo hato muri ibyo byose hatabaho ikintu kikwanduriza ubugingo cyangwa se kikaba cyageza naho kikubera nk'ikizinga kikwanduje. Imana tugirire neza. Hanyuma rero ubwo Imana itaravuga, haracyari ibyiringiro by'uko nawe wumvishe rino jambo warandujwe n'ibyaha, byaraguteye ibizinga, byaraguteye umugayo. Wowe wumvishe rino jambo, haracyari ibyiringiro by'uko wakiboneza mu maraso ya Yesu Kristo, wafura ibishura by'imyenda mu maraso y'Umwana w'Imana, maze ukezwa ugatunganywa. Wirinde kandi n'utuntu twa hato na hato twakubera nk'umugayo mu maso y'Imana. Imana tugire neza. Abantu bashobora kugushima ariko Imana ikugaya. Bityo niyo mpamvu ukwiriye kurenza urwego rwo gushimwa n'abantu, ahubwo ukareba se Imana iranshima, Imana nta mugayo iri kumbanaho. Wakoze cyane. Yesu aguhereza umugisha. Imana ikubashije gukora iby'iri jambo. Muve amahoro.